Reka twihute cyane duhere muri Super Coupe season 2022 2023 ubwo birumvikana. Ni umukino wabereye kuri Kigali Pere i Nyamirambo hari kuwa gatandatu. Stade yarakubise iruzurira pfuka. Stade yarakubise iruzurira pfuka Cedro. Naho gutereka urushinge niho ari kuhabona. Match Arsenal yarantengushye. Naho gutereka umwana w'uruhinja ntiwahabona Cedro. Match Arsenal twari twabaze ko igomba gutangira saa 7 n'igice ikarangira saa 9 n'igice tugatatuza kuri stade kuri Kigali Pere. Match Arsenal itangira saa 8 yakererewe hakerewe iminota 30 kubera habaye ibibazo mu kwinjiza abafana kuri stade bituma match ya Real na Aperi utayireba. So birumvikana iyi ni match yabaye, hanyuma mbere yuko iyi match itangira hari habaye kwivuga imyato n'ibindi bitandukanye. Sayine turaza kubidetaya, ariko ndagira ngo mbabwire butumwe mu bintu by'ingenzi turi buze kwinjiraho, turi buze kugarukaho. Turaza kwinjira mu mukino bisanzwe, tuze kureba buryo abatoza bari bagiye barinya abakinnyi, turebe ibyari byabanjwe mbere y'umukino kuvugwa. Ariko kimwe mu bintu byatunguye abantu, hari n'abantu batabimenye, reka tubibabwire. Rayon Sport bamenye ko umuntu bita Haruna Musa Majari watari bukine basubiye muri vestiaire bagiye kugaruka, bamaze gukora imyitozo kwa kundi bamaze gukora warm up byarangiye. Yagombaga kubanzamo, ariko Majari wabaza kubwirwa n'ikiramwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ribabwira ko TMS witigeziza yagombaga gutangwa n'ikipe bita Dauphin Noir. N'umukinnyi wa ikipe ya Dauphin Noir yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yamutije boma muri yo mu Burundi umwaka umwe, ariko yari yarayisinye imyaka 5. Ndumva ibintu twarabigarutseho. Hanyuma buma muri muharirizi leta araza sinya muri Rayon Sport batabanje kuvugana na Dauphin Noir. Buke yakimara gusinya muri Rayon Sport n'amu byibuka Dauphin Noir baraje badepoza document muri Rayon Sport mu biro, barabwa batumukinnyi n'uwacu twamutije buri buba muri n'ubwo buma muri yabaheririzi leta twaramutije aracyari uwacu. Rayon Sport irabenegrija ntiyabiha agaciro. Hanyuma biba ngombwa ko na Aruna abwira Dauphin aravuga ati nge tuziyumvikanira namwe mureke ngewe nikinire. Dauphin wari bategereza ko itanga ibyangombwa birangira batabitanze ku munota wa nyuma. Ferwa afite babwira ati umukinnyi ntiyemerewe gukina. Niyo mpamvu mwabonye umuntu bita Aruna Majari watakinnye yararize muri vestiaire ku rwego rukomeye cyane, ararira bishoboka cyane. Biba ngombwa ko umutoza ahita ashyira monde kanamugire Roger. Kalisa Rashid babonye kuri graphic ya Rayon Sport lineup ntiyarari kuri list. Kalisa Rashid ariko umuntu bita Majari wa yarari muri list 11 bagomba kubanzamo. Rashid yari yatashye n'umuntu bita Hakimu Bugingo. Rayon Sport yaraje ivuye mu Karumuna bageze kuri gare ya Nyanza ya Kicukiro hejuru, kubera ko Rashid bamukuye muri 18 n'umuntu bita Bugingo ntibabyishimira, bahita bavamo batega moto baritahira bisanzwe. Match bajya kwirebera mu rugo. Bageze muri vestiaire babahakaniye bababwiye ko umuntu bita Aruna Musa atari bukine ateme no kujya muri 18. Bafata telefone Rayon Sport ihamagara umuntu bita nde Kalisa Rashid afata moto ava mu rugo aza muri stade. Niyo mpamvu Kalisa Rashid mwamubonye atunguranye. Turaza kubyinjira musane bivuze ngo abantu ntibari bazi nyirizo nuko byagenze. So byaje kurangira ikipe ya Rayon Sport batsinze ibitego 3, assist ya Ruvumbu ku munota wa 6. Hanyuma wite Charles Bara aza guhita aterekamo igitego. Aperi za kwiharira umukino muri mita ya mbere ku kigero cyo hejuru cyane, iradomina irataka. Babona uburyo Boneri yarahayemo apamo okaziyo pamo umupira wunyuza hejuru izamu. Hari uburyo Shibobo yakoze kombination n'abagenzi baragenda, Boneri akora save agarura Rayon Sport mu mukino. Deuxième mita umutoza ari equipe Rayon Sport akuramo kanamugire yinjizamo Manu, baragerageza gukina babona uburyo bwiza burimo penalty y'umusore bita Ojera yakorewe na Yunus Watara. Hanyuma indi penalty terwa na Kalisa Rashid wari waje bitunguranye. Urebe ukuntu umukinnyi yigirira amahirwe, yaje kuri moto bitunguranye yitsindiye penalty. Hanyuma mu minota ya nyuma APR ishaka kugombora kuri contre attaque y'umuntu bita Ojera n'ubundi uwo bita Ramazana mushyira hasi, penalty igitego cya gatatu tsindwa n'uwo bita Ojera. Ibi bintu by'ibitego 3 ntibyaherukaga kera. Bivuze ngo Sayine turaza kubyinjiramo. Ese abantu baribika ko uwo bita Engineer Tadel wango umugande ya Pere yaguze yariye bench minota 90. Amakuru hari nyuma yo gutakaza iyi match nuko abantu bashaka kubona impinduka muri APR ku buryo hashaka kwinjiramo abandi banyamahanga 3.
bikaba byanafata hakaba hanaba n'ibindi byemezo saa yine turaza kubyinjiramo muri Rayon Sport bategereje rutayizamu wabo w'umunya Sudan uyu munsi nta gindutse ngo araza kuhagera kubera ko ubu none yarageze muri Libya entre Liberia na Libya aho yararimo gushaka ibyangombwa so turaza kubyinjiramo tuze kuba details z'imikino ijyanye na zibingibi bijyanye na Super Coupe hanyuma Cedro habaye imikino ya gishuti itandukanye harimo umukino ikipe bita Kiyovu Sport n'ikipe bita El Merek banganyije ubusa ku busa barabanganyije ubusa ku busa n'umukino nawo so gusa n'ikipe ya Kiyovu Sport nayo nyine iri igenda igerageza gukinisha abakinnyi bayo bashya yazanye ariko ntabwo byari byakunda ntabwo byari byakunda Kiyovu aracyaburamo irema wapi ntabwo byari byakunda aracyaburamo irema icyo ari cyo nkundira abayovu sigaye tuganira nabo cyane rimwe na rimwe bakanyumva ejo hari ijambo nkunda gukoresha mbabwira ngo ikibuga ntikibamo ishyamba kiriya kibuga nta shyamba ribamo iyo uzi umupira ubuzi bitawuzi ntubuzi iyo ufite imyanya irimo ibihanga ntabwo ari ibintu byihishira n'ibintu bigaragarira buri wese nta muntu n'umwe usibye umuntu utarashakaga kubiha agaciro no kubyakira n'ubwonko bwe nta muntu n'umwe utarabibonaga ko APR yibeshye ku muntu bita Tadei Ruwanga bijyanye n'imyaka bijyanye n'imbaraga bamuzanye nyuma y'igihe kingana iki usibye kutabyakira no kutabiha ubwonko ngo ubyumve ko ari ukuri ahubwo ukabirebera mu yindi ndorwamo nta muntu utarabibonaga ko ku mupira wa hano mu Rwanda bijyanye n'uko ukunda kuba urimo physique umuntu bita Victor Mbawoma nta mudefanseri ukomeye yacika yatsinda turaza kubyinjiramo Kiyovu rero ifite ibihanga nta mwataka ifite nta nimero 8 ifite nta nimero 10 ifite nta n'urundi ruhande ifite kuko Muhozi si umukinnyi wo kubanzamo Muhozi si umukinnyi wo gukina iminota 90 Muhozi ni backup w'iminota 20-25 turaza kubyinjiramo hanyuma n'uwo mukino undi mukino no wahuje Rwamagana Sunrise yatsinze yego Sunrise yatsinze Rwamagana Muhazi United bibiri kuri kimwe ibindi birambuye saa yine turaza kubyinjiramo ntimuze gucikwa turaza kubidetega gatanu